ba radiyo imanzi mwiriweho, tugeze mu kanya keza tubagezaho ikinamico inzira ikwiye. Muri iyi si abantu benshi bagenda bayobagurika, rimwe na rimwe ntibagere aho berekezaga kubera kutagira uwabayobora inzira ikwiye yo kunyuramo. Kurikira ikinamico inzira ikwiye kuri radiyo imanzi maze ubashe kubona inzira. Ikinamico inzira ikwiye muyigezwaho n'itorero Riba Rifutse, inyura kuri radiyo imanzi buri wa gatanu saa 2. Nimukurikire ikinamico. Matesosha karame boss, akazi karagenda? Mbona kagenda ariko mbabonye nabashakaga boss. Uranshakira iki ko naguhembye ejo bundi nta n'ibyumweru bibiri bishize? Boss, si ikibazo cy'amafaranga mfite, ahubwo ni ikibazo cy'umutekano wawe pe. Reka da, hari abantu bumvishe bagambanira kungirira nabi? Oya boss, si icyo. Byagenze bite se ko unteye ubwoba? Boss, mfite ikibazo cyo gukoresha abana kandi ukabakoresha akazi k'imvune kandi bakabaye bari ku ishuri. Ariko bamuzima cyangwa warasaze? Ibyo nibyo wambwiraga? Boss, nyine leta ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku bana bahagurukiye kurwanya abantu bose bahohotera abana ndetse bakabavutsa uburenganzira bwabo, harimo n'ubwo kwiga. Kandi wibuke ko bumwe mu burenganzira bw'abana harimo no kwiga, kandi ubona ko bariya bombi bari mu kigero cy'ishuri. Sibangana kumena urwo rutwe. Boss, mumbabarire niba mvuze nabi, ariko numvaga ngomba kubagira inama mugasubiza bari abana mu muryango bakajya no kwishuri nk'abandi bo mu kigero cyabo. Mva rero sha Mateso, mu kazi naguhaye ko gushyanuka ni karimo, ahubwo iriya myenda n'ibikoresho bitarasaza batoranya muri iriya mondisi nizere ko byose bagufashije mu kabifura, naho ibindi ntibikureba. Boss, twarabifuze, baramfashije yose irunze hariya hirya. Sawa, hamagara bari abana muyizinge neza, ejo hari imodoka izaza kuyitwara. Hari uruganda twavuganye bajya bafata iriya ishaje bakayisubiza mu ruganda, indodo zayo bakazisyamo imyenda mishya bakanyishyura. Cyokora ibyo byo ni byiza. Ni byiza, nzamuhabwa amafaranga y'isuku kampani yacu yakoze ninjize nandi yavuye muri iriya myenda. Ahubwo biriya bikoresho bya plastike nabyo mujye mubirunda neza, hari uruganda turi kunegosiya vuba nzajya mbigurisha nabo ku mafaranga ashyushye. Navugaga ko byibura kuba warabonye abantu bazajya batwara ibikoresho bishaje bakajya kongera kubikoresha mu nganda bizagabanya kwandura kw'ikirere no kwangirika kw'ibidukikije byaterwaga n'imyanda na plastike zishaje. Yes, alo, kuri office ndahagera nka saa 9. Sawa, mvasha mushyire ibyo bintu byose ku murongo ubwo nahejwe. Sawa boss, turabikora. Sarigoma? Yes nigga. Kiki? Yo, muze hano. Twaje boss. None se uriya boss akubwiye nabi kuduhamagaye urakaye boss? Kiki, nawe Sarigoma, mbahamagaye ngira ngo tuganire. Imvira wa mu boss ngo tuganire ndagasa. Tuganire se turyi. Ahubwo reka tujye no gukora kuri ra modoka ije. Turebe ko waduha ubuseni twigire gufata akantu twongera imyuka. Hoya mube muretse, ndashaka ko tuganira. Uretse twumve mwana. Uriya mu boss atubwira. Ariko gabanya ifite na mwana Sarigo. Urirukanswa n'iki ko akazi ka hano ari umuzi? Aha, ntari bijama. Nuko numvaga imyuka yenda kunshirana, ahubwo reka twumve icyo tubwira. Gura mu boss mukuru avuye wenda bagiye kutwongeza. Shabye ubuseni senyisa ntibugihagije kabisa. Umuntu yafashe ku myotsi birangira ipura iburiye kabisa. Kandi rirya ryarara ntiwarejyamo nta myotsi wasomye kabisa. Kiki, nawe Sarigoma, singiye kubongeza kuko boss ntabyo yavuze. Nta n'ikindi nenda kubabwira kidasanzwe. Ahubwo ndashaka kubabaza mumbwiza ukuri impamvu mwaretse ishuri mugahita mububuze. Boss, ubuzima nta buhisemo niga. Ahubwo shida z'iduniya nizo zitumye umuntu abo murakari. Abase shaka rabo mu gikoma cyavoka baskora FG bizana ikaducangamo akantu ka fomani. Mahudu bakadukimbiza ubwo natwe tugakatira twimanukira imihanda. Nyine mumbwiza ukuri uko byagenze kose. Umusange byaranze mane. Mu mahudu byabaga risaga ya danje. Biyakaze hatayemo akantu cyamurenze, urumva se wakintu. Ugagahita cangamo meri nyinshi cyane. Natwe akazana ibiti akatwemeza. Meri nawe nta mikino yabaga hagaze. Byibura ngo ce bugufi. Ahubwo yahitaga aba nka jetiri.
induru tayari mu rugo ikabira avutse ubwo no kurya byabaga ari Imana afasha nabonye nge ntabashyo miserero kabisa ni nyoba Mahudu ni yiziri city man umukecuru naje ve yari yamutemye akaboko man ngo nuko yatemye igitoki munsi y'urugo kabisa ve nawe baramufunze walayi umusa uziko life yawe ari kopi yanjye wakintu ngewe Mary yapfuye niga mu wa gatatu Vieta ashaka undi ahageze aranesa sana agashaka ko njya skuru mvuye kwahira guhinga no kuvoma kandi nabirangiza inkoni zikambona men ngo nakerewe ishuri nahisemo gukatira mani yo mwihangane disi gusa imiryango hirya no hino ifite ibibazo byinshi ariko ntitugomba kureka ngo ibibazo bituyobore ahubwo tugomba kubinesha uko biri kose rero niyo mpamvu niyemeje ko mubaye mubinkundiye mwasubira ku ishuri mukava muri iyi mirimo y'imvune tugize amahirwe twasubirayo kabisa rero hano mfite amafaranga 15,000 murabona leta isigaye igaburira abana saa 6 ku ishuri ngiye kuyabaha mujye kuri ririya shuri rya GS Inyunamura maze mugure imyenda y'ishuri n'ibindi byangombwa by'ibanze mubashe kwiga ubwo surumva twataye tuvuye ku ishuri cyo ni ikibazo nzajya mbacumbikira nimugoroba mbagaburire ariko namwe mupfa kunsezeranya kuba abana beza kandi bafite ikinyabupfura kubita imfubyi Maria ariko nta kintu mvara ko numva imirindi aho si mu cyugarutse ariko waretse gushinyagura wa mugabo kuki uhora uzukura kabuze ko nyamara hanze hari umuntu sinzi ngo ninde ariko maze umwanya nasinziriye numva ibirenge wishinyagura rero niba ari uwo mufitanye gahunda ajya kumureba naho nge ndabizi ngiyumvamo umwana wanjye yarapfuye imonyo yaramuriye nigeze no kumuhamagara kuri telefone ya Mahombi nkumva umuntu arira ariko ubanza atari we rwose kuko yaba ari we aba yarongeye agahamagara nyuma kandi wa mugore uri nkunguzi nk'ubwo wakumvurira iri joro yakumva nk'ukubise byari kurutwa akaba ari nge wica aho kunyicira umwana ruvu intimba y'agahinda ntiteze gukira umwana wanjye yariyahuye kubera uburyo wamuhozaga ku nkeke gusa nawe ntuzagira amahoro ariko wa mugore wampaye amahoro ko nkukanguye ngo wumve imirindi numvaga hanze nkukanguye ngo untukagure gutyo uwo mwana unshinza kuba naratumye yiyahura njye si uwanjye noneho se uramwemeye ko ari uwawe ra ko ubundi abakobwa bahoze ari abanyina ngo maye abahungu akaba ari bo bawe umva cya kintu kigeze ku rugi ariko uzi ko nanjye hari imirindi numvishe uwo nindera uwo ninde yewe udakora nyamuneka munabare natewe waramutse neza igisyo yego komanda bw'igisyo yego rwose igisyo ni umukobwa mwiza w'icyakaka kandi rwose mbona nawe ari kuri murakoze ariko rwose uri mwiza pe yo urabona iki kiganza cyawe Imana yaguhaye ikagerekaho intoki nziza wagira ngo ni imitozo sha urareba aya mabere meza gutya wagira ngo namwe yabikira Mariya ndebera aya mabuno wagira ngo ni ibisabo neza ego ko bose ntihongere kunkoraho nge simbikunda rwose ariko ntukigira akanyacyaro gutyo di ko nkoze hose ndakuriye nge sinkunda umuntu nkandakanda boshye avuka zabuza abaguzi ndeka abaturage bwawe nibwo bibi rwose nuko ubushize naguhobeye urasakuza kugera ubwo umuzamu yinjiye ngo agutaba buriya nta soni wari ufite ahubwo wowe ntazi uba ufite iyo ushaka guhohotera umukozi uri mu kazi kawe halo uraho neza ariko shaza nakoze amabara pe amabara reka nsohoke tuvugane na ndi muri ofisi mwaramutse Mari komera cyane nawe Ruvu mwaramutse mutwara se ntamera mukira wa muntu we ngo byagenze gute se kandi dore nijoro twumvisha imirindi turyamye tugera ngo ni nkene zirimo gukubaganya ibiziriko mu nzu haciyeho akanya twagiye twumva umuntu akubise ikintu kiremereye ku rugi rimwe kwa rimwe nkijya gusohoka nasanze yamaze kwirukankana ihene imwe nini ihaka reka da ya musheru bayijyanye natabaje abantu nijoro mbona wa muzamu ucunga urutoki rwo kuba wamukire hepfo waraje twirukankana umujura nuko abonye ko
tumurya icyataburenge ihene yarahetse ku bitugu ayikubita hasi ariruka nubwo yaducitse ariko ihene twayimutesheje ariko yari yarangije kuyica. Yo mwihangane cyane rwose. Wahora n'iki ko nyakwicwa n'umuruho yampemukiye wa mubyeyi we. Ihene yanjye ko ariyo yari isigaye imara irungu koko sha none yanayishihaka koko. Maze abagore mumera nk'abarwaye mu mutwe. Ihene yakumaraga agahinda wabuze abantu muganira. Aha reka nkwihorere da ubwo urashaka kuntuka ariko ratamawo za nimero zaguhamagaraga tugakeka ko ari mucyo ntabwo zirakongera kuguhamagara. Ya telefone nayo mfite baribyo mburaho nkora swapungura indi nshyashya wabona nimero yanjye nshyashya atayifite. Erega nanjye mba nishunga wa mubyeyi we yarapfuye rwose. Mari ubu muri igihe kizabisobanura ahubwo ikibazo cy'ihene n'abajura ndaza kuvugana na mudugudu hanyuma abanyerondo b'umudugudu wacu abagabanyemo kabiri bamwe bazi nta mumpinga kugira ngo bose barare ku isante. Nabaho numvisha igitekerezo kizima kivuye mu mugore ahubwo mubikoze mutyo umudugudu wacu warushaho kugira umutekano. Ariko Ruvu kuki upfobya abagore ubu nta soni ugira nyoko si yari umugore ubu ko Mariya yirwa ahinga agakora iyi n'iriya ugataka kugaburira si umugore ninongera kumva upfobya abagore nzakure gufungwe. Aha ubwo ndakuzi ubwo uranzanye wafungishije umugabo wawe ntiwanyurwa ubwo nanjye urashaka kunjyanisha muri gereza. Ubwo mutangiye gushondana nk'inkoko reka nigire guhereza inkwavu zanjye ubwatsi da. Umugabo wanjye yafungiye ibyaha yakoze kandi si uko namusuzuguraga ahubwo nuko yagenderaga mu kigare cyawe akumva ko umugore ntacyo amaze mu muryango akagerekaho gusinda no kudukubita kandi umenye ko ari hafi kugaruka agasubira mu muryango kuko ibyaha byo kunema yarabihaniwe. Akaba ari nkanjye sha naza nkahita nkwica bakamfunga njye nta nshinzi y'umugore yansuzugura rwose. Ayiwe Ruvusha we maho muze mundebere muze namwe mwihera ijisho rwose. Habaye ikize kandi uriya mukobwa ko numvise ahamagarwa n'abahungu akajya kunyihisha aho ntiharimo akantura kamwumviriza hano ku idirishya menye ibijya mbere. Haro Shamate ngo byagenze bite ko nteye ubwoba we wari umamagaye ndi kumwe na boss kandi ntazi ko tuziranye ndetse numvaga ibyo uvuga biteye ubwoba. Amabara nakoze nuko boss yazanye abana bataragera ku myaka y'ubukuru abatesheje ishuri nyuma naje kubimubwira ngo ndebe ko yanyuma akabareka bakajya ku ishuri birangira nyihore ahubwo arahanukagura cyane. Ngabana yego nyine abana n'utwana tubiri yakuye mu muhanda aho kutujyana ku ishuri aduha akazi hano ku kimoterisha njye kubyihanganira byarananiye rero. ubwo se boss yakora ibyo? Abakire si abantu yarabikoze rero azana abana ngo abakoreshe hano kuko yabahembaga make. Komba mbona ari umuntu mwiza subwo ibyo abikora ati. Nuko mubona nyine ariko sikari. None se ngo wakoze amabarute? Amabara nyine nakubwiraga ko nafashe umwanzuro ntamugishije inama nohereza abo bana ku ishuri ngo bajye kwiga mbemerera ko nzajya mbarihirira byibura bakarangiza amashuri y'ibana. None se icyo ni icyaha wakoze? Kuko nari nabibwiye boss akabyanga bishobora kunkuraho pe. Humura muvandi iyo ukoze igikorwa cy'ubugiraneza Imana irishima cyane ikaguha n'umugisha. Shanda nagukumbuye ariko waje se ukandeba ariko useka neza sha ongera useke sha. genda sha ntugakabye. Ayiwe boss burya mwaye muri kunyumviriza? Mana nyagasani we gakire kavumbuye ko Matesa aziranye na mucyara byifata mate Mariya we se kandi bimugendekeye bite katabaje Ruvusha na Mahombe. Ntimuzacikwe n'ikinamico inzira ikwiye y'ubutaha. Tubibutse kandi ko ikinamico wayikurikira kuri channel yacu ya YouTube Ubuhangange TV. Nimugire ijoro ryiza.